ubu turi hano nukureba ipfundo turi kuri papayi undi wese uzaza nyamuneka bavandimwe abakristo murebe hakurya abandi za Nyamasheke na za Rukombe na za Ruhina amavu no mu Rusaka tuzahurira azatubona azasanga abanyarwanda tuzamwereka icyo turi hako shimira na Diaspora yabigize muri Uruhare muri iki gikorwa hari ukuntu numusha ku radio papa yampaye nanjye ndagafite ngo muzaha abandi bageze ngo ngikiri cyambe na makuru pasi Gahunda nabonye bica mu mpakandero ari nabonye bica mu kwezi turahembwa buri kwezi nta diporome kandi umuntu agira ubu buri kwezi ni ukugira bakunzi ba Info France Rwanda inshuti z'uyu murongo kuva kera tugitangira kugeza no mukiri kumwe natwe banyarwanda bari muri diaspora Nyarwanda kandi rwose twongeye kugira umugisha wo kugira ngo tuganire ku biberekeranye na diaspora nk'umuryango w'abanyarwanda uri hanze kuko muri ministère des affaires étrangères cyangwa se ministère y'ububanyi n'amahanga bakunze kwita diaspora yuko ari intara ya gatandatu iri hanze y'u Rwanda kandi iyo ntara n'ukuri itanga imigisha mu gihugu cyayo ariko cyane cyane ubwo ndibuze kuvuga abiyumva turibuze no kubavugaho iki kiganiro ni icyanyu mu gitega amatwi mu cyumve neza kuko ibirimo birabareba kandi birimo umugisha birimo umunezero harimo ibyishimo bityo muracyumva kubera ko ineza mwagiye mugirira abo mwasize mu Rwagasabo barayibitura baribashimira ku buryo umunsi w'ejo washize twahuriye mu karere ka Kayonza ndetse rwose duhura n'abagezweho n'ubugizi bwa neza bw'abadiaspora bari mu mahanga ariko ibyishimo ni byinshi ndagira ngo mbabwire ko habaye umunezero mwinshi ariko kugira ngo ntirukankangera ko umunezero ako kanya reka mbanze mbabwire uko byari byitwaye impundu ni nyinshi zaraserereye impundu ni nyinshi ku badiaspora batera inkunga gahunda zinyuranye ziterambere mu Rwababyaye Diaspora mugomba kumenya we are the home of the big five. Yes, nizere yuko mwaje mubizi. Please take some time, visit around, ndetse naona amahirwe yo kubabwira yuko hari dufite areas za investment rwose mushobora kuza mukaba mwashoramo imari ndetse ikawa y'u Rwanda ngira ngo murayizi hari aho mutuye mujya igibageraho ubu ngubu ikawa it is becoming Kayonza's brand. Ubwo ngubwo izo ni areas zitandukanye bukerarugendo nagira ngo naza kurondogora kubera amakuru menshi ngomba kubaha ariko ndibaza yuko turi buze no kugira n'undi mwanya wo kureflectinga mu gihe turi ahangaha ariko mu izina ry'akarere ahangaha turi Cyarubare mu murenge wa Kabare tubahaye ikaze kandi twishimiye uruhare mwagize kugira ngo izi ngo zigera kuri 708 zibashe kuba electrified binyuze muri CANA challenge. Sibyo abaturage ba Kabare? Nagira ngo mbashimire kandi nongere mbaye ikaze. Murakoze cyane. Kubera iki impundu ari nyinshi? Nari ntangiye mbabwira ko ejo habaye igikorwa gikomeye cyane cyo kugira ngo abadiaspora bagiye bari mu Rwanda bari hafi abatumiwe abo bashoboye kwegeranya kugira ngo bajye muri ako karere ka Kayonza mbabwiye batashye igikorwa gikorerwa abaturage ba Kayonza ku buryo imiryango 708 yose imaze gucanirwa. Nukuvuga ngo ni igikorwa bise CANA challenge. CANA challenge ni igikorwa cyatangiwe na banki rwandaise itura amajyambere.
banki y'u Rwanda itsura amajyambere y'igihugu cya bene gihugu. Aho waba uri hose iyo banki ikwitaho nk'umuturarwanda, nk'umunyarwanda. BRD itangira iki gikorwa nk'uko babyivugiye ubwabo, nuko kuri marge beneficiaire y'umwaka washize, ni ukuvuga urwunguko bagize ngo batari basanzwe babona mu gihe cyashize, byarabatangaje. Noneho baravuga bati ibi bitangaza ntabwo twabyisangira, tugomba kureba ikintu cyavamo. Bariherera bumva ko bagomba kugira igikorwa bakora mbese muri gahunda y'iterambere ry'u Rwanda mu rwego rwo gucanira abaturage bataragerwaho n'amashanyarazi. Ni muri urwo rwego biyemeje gutembera mu karere ka Kayonza, umurenge wa Kabare ndetse akagari ka Cyarubare, umudugudu wa Kabeza. Icyo gikorwa rero ntabwo bakihereranye ngo bagitangire bonyine, baragiye bashaka Minafet, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, iti iki gikorwa ariko namwe mwakidufashamo. Minisiteri nayo y'Ububanyi n'Amahanga iti ibyo ari byo byose dufite abandi banyarwanda bari mu mahanga kandi bakunda igihugu cyabo, dushobora kubabwira iyi gahunda tukumva icyo bayitekerezaho. Ntabwo byafasha akanya, igitekerezo cyangwa se igisubizo cyaturutse muri diaspora, baravuze bati ahubwo ni muduhe aho dushyira inkunga yacu. Ku buryo izi mpundu zavuzwe kubera igikorwa gikomeye diaspora yakoze. Ni ukuvuga ngo kungo ibihumbi 20 ndetse birenga byacaniwe, bimaze gucanirwa. Ingo ibihumbi 12 byavuye mu nkunga ya diaspora nyarwanda iri hanze. Mu pledge ibihumbi 20 babonye ko covering household ibihumbi 20. Ko mubibona batanze covering in households ibihumbi 12,042. Amashyi. Urabona ko ari half of it. So kandi turabashimiye cyane no kuba mutugejeje n'iyi nkuru. It's a good surprise. Ubwo imihigo irakomeje. So iyi ni mwebwe n'ibikorwa byanyu, nimwe mwabikoze rwose. Thank you so much. Abanyumva mwiha amashyi, abanyumva mwakire impundu zikomeye cyane zatanzwe n'abanyarwanda, abanyarwandakazi bacaniwe n'iyo gahunda ya CANA challenge. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo gikorwa cyarakozwe, ariko kikaba gikenewe na benshi. Muri uwo mubonano, muri iyo gahunda yo kugira ngo hatahwe amashanyarazi yagerejwe muri izo ngo, habayemo impano yo gushima iki gikorwa cyakozwe, habayemo impano basaba Minafet yari hagarariwe na Directrice Sandrine, kandi musanzwe muzi ko atugezaho byinshi, gahunda zitugezaho tugasangira, ndetse akatubwira n'ibyo twashobora gukora gufatanya twese. Yari ahagarariye iyo ministeri ari kumwe ndetse n'umukangurambaga David. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Abadiaspora bahagarariye abandi, ni ukuri byaratunejeje cyane. Twarishimye kuko abaturage baraturebye, batubonamo abavandimwe, batubonamo inshuti, batubonamo ababyeyi, batubonamo abantu bakomeye, ku buryo rwose n'umuyobozi wa banki y'u Rwanda itsura amajyambere yagaragaje ibyishimo afite kubona diaspora yaritabiriye iki gikorwa, yaritabiriye iyi gahunda. Nubwo twuyukiranyije, diaspora iri muri gahunda nyinshi. Muribuka gahunda ya Girinka ko diaspora yayigiyemo, $1, muribuka ko diaspora yayigiyemo, muribuka ko n'izindi twagiye tuzijyamo, ku buryo n'ukuri baravuga bati harakabaho intara ya 6, diaspora ya 6. Muradushyigikiye, ariko natwe turi kumwe namwe aho muri hose. Nagize umwanya rero kugira ngo mvugane n'abaturage bamwe bagezejweho ayo mashanyarazi, ndetse byarantangaje no kubona abana bato, urubyiruko barishimiye iyo gahunda, baravuga bati amashanyarazi yatugezeho. Ubwo rero niyo mpamvu navuga nti
abanyarwanda bari hanze bitabiriye ibikorwa by'amajyambere, gahunda z'amajyambere mu Rwatubyaye. Imana ibaha umugisha kandi izo mpundu zabaye izanyu. Babagenera n'ishimwe bise impano ya CANA challenge. Kandi ni ukuri abana baririmbiye ubwabo ngo bazarwubaka, naho abakuru barangara. Abana bato babisubiyemo bati tuzarwubaka turuhindure paradizo. Abana batoya bari kumwe na bamama babo na bapapa babo, umunezero ari mwinshi, byari biryoshye. Ni ukuvuga ngo iki kiganiro kizaba kinini, kizaba gifite amatsinda menshi. Niyo mpamvu iri tsinda ryari ryo kubasogongeza umunezero wari uhari, ibyishimo byari bihari. Abagezweho n'iki gikorwa bagaragariza BRD yagitangiye igifatanyijemo na Minafet, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Noneho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga iti hari abandi banyarwanda tutahisha aribo Badiaspora bari hanze. Nuko baranezerewe cyane, barishima. Noneho bagerekaho no kuvuga ngo umunyarwanda uri hanze wishimira igihugu cy'u Rwanda akagitera inkunga, agatera inkunga abanyarwanda, agatera inkunga iterambere riri mu Rwanda, turamwishimiye. Ariko haje no kuzamo kubibutsa ko hari n'abandi basenya iterambere ry'u Rwanda. Yo twarabibabwiye, baravuze bati muzabatwegereze. Tuti ntabwo twabatwegereza, twababegereza kubera ko nabo ubwabo ntabwo bahahinguka. Bati muzabadutumeho tujye kubashaka. Tuti kugira ngo muzuri indege mwese uko mungana bizafata igihe, ariko yibura mwatanga ubuhamya twabagezaho. Bati mubabwire ngo u Rwanda rurubakitse, u Rwanda rurayobowe, u Rwanda rufite abayobozi beza, rufite abaturage beza bari mu iterambere, u Rwanda rurihagije, kandi abashaka gusenya iterambere ry'u Rwanda bazasenyuka mbere y'abandi. Ayo ni amagambo abaturage bivugiye boherereza bene wacu b'intagondwa bashaka gusenya cyangwa se badashyigikiye, basebya iterambere ryo mu Rwanda. Banyarwanda, banyarwandakazi, Info France Rwanda ivugira mu Bufaransa ku ijwi rya Kayumba Jean Baptiste, ariko nkaba nagize umugisha wo kubana n'abandi muri biriya birori no kubana n'abandi muri uriya muhango. Ndagira ngo mbabwire ko ni igihe cyo kugira ngo twitabire igikorwa cyose kiri muri gahunda y'iterambere ry'u Rwanda, ry'abanyarwanda, kuko u Rwanda ruteye imbere n'abanyarwanda bateye imbere. Abanyarwanda bateye imbere na babandi badashaka iterambere iribageraho byanze bikunze, kuko wasize inyuma unahakana bimugeraho. Umwana wa so wanyu, wa sogokuru wawe agerwaho n'amashanyarazi. Abana ba so wanyu, ba murumuna wawe, ba sogokuru bawe bagerwaho n'iterambere ry'u Rwanda. Amashuri u Rwanda rurabatangira, amadiplome bamaze gufata arazi. Ibigega leta y'u Rwanda yashyizeho bibafasha n'ukuri ni byinshi. Tuzagera n'igihe twongera kubasubiriramo ubusobanuro ko twagize umugisha wo kuganira n'abayobora banki y'u Rwanda itsura amajyambere, uko batubwiye imikorere yayo n'uko badutegereje kugira ngo dukorane nabo, kandi ko uko dutera abandi inkunga nabo biteguye kudutera inkunga kugira ngo dutere imbere mu kugura ibibanza, mu korora, mu buhinzi, mu kubaka, mbese gushaka gutera imbere mu buryo bwose umuntu ashaka. Business, rwiyemezamirimo, aho hose niko banki y'u Rwanda y'iterambere y'u Rwanda, donc y'u Rwanda y'iterambere ihari, Banque Rwandaise de Développement. Nukuvuga ngo bari tayari nk'uko babyivugiye yo kugira ngo bagendane na diaspora zose, kandi binyuze no mu mabanki yandi, kugira ngo abadiaspora n'abanyarwanda muri rusange boroherezwe mu gushora imishinga yabo mu Rwanda, mu gushora imishinga yabo aho bavuka, naho baba hirya y'aho bavuka mu ntara zitandukanye 5 z'u Rwanda, kandi ni ya gatandatu kukise bitageramo. Iterambere ntabwo rihejwe hanze. Diaspora rero Nyarwanda turararitswe cyane rwose, baduhaye karibu, ndetse ibyishimo byari byinshi. Ndagira ngo nzabagezeho ubutaha amafoto n'indirimbo zaharirimbwe n'umunezero wari uhari. Ndagira ngo mbabwire ko rwose byari show, byari biryoshye, impundu zari nyinshi, umunezero wari mwinshi, twarangije dusangira kandi twese twizihiza icyo gikorwa kigezweho. Nuko rero banyarwanda, banyarwandakazi, baba imbere mu Rwanda, nubwo nabwiraga abadiaspora, ndagira ngo mbabwire ngo
turagomba kunenga byimazeyo abarwanya iterambere ry'u Rwanda. Turagomba kunenga byanze bikunze intagondwa zihaye kugira ngo zisebye u Rwanda, iterambere ryarwo, abayobozi bacu dukunda twishyiriyeho tubakunda. Muri rusange nk'uko ibintu bimeze, ndabashimye ko ikiganiro cy'intangiriro mucyakiriye, kandi ko n'ibindi bizakurikira mu matsinda tuzagira n'umugisha wo kusangira n'abatumirwa tuzatumira, kugira ngo duhane amagambo, kugira ngo ibitekerezo bizaba byinshi. Ariko hagati aha twaba dutangiye, igihe dutegereje kuzaganira ku bindi, ndabasabye mwohereze za komenti zanyu, mwohereze ibitekerezo byanyu, mwamagane intagondwa n'abagizi ba nabi n'abashizi b'isoni bashaka kwangiza iby'u Rwanda. Mbashimiye ko mwadukurikiye, kandi ndacyabasaba kugira ngo nukuri uyu murongo wa Info France Rwanda ni inshuti yanyu ibagizaho amakuru meza yo ivuye yimbitse avuye kuri source, ku isoko. Iyi Info France Rwanda muyigire inshuti, nayo irabashaka ubucuti, kugira ngo mwiyandikishe, mwiyaboneshe, mukore subscribe, mukore na live, ndetse kakazogera muzajya mwumva nako mujye mukandaho, kugira ngo ikiganiro nikijya kugira habemo notification ibabwira ko ikiganiro cyatambutse. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane, turabakunda, tuzagezaho byinshi, ndetse tubagezeho umunezero wari uhari n'ibindi byose bigendanye. Murakabaho, Imana ibahe umugisha.